aga yafashe Micky amushyira muri onapo kugira batazabyarana, arangije ajya gutera inda hanze mu gihugu cya Norvège. Noneho ikintu kinatangaje ariko akantu kaje kwisobwamo, nyamuneka mumbabarire mwitegereze iyi video. Micky ari kumwe n'uyu mukobwa witwa Ono mu kwezi kwa gatandatu, kandi iyi nda ifite amezi 3. uyasobanura neza ibyaka ka video. Aka ka video naho Ono yari yabasuye mu buryo bw'uko Ono ari best friend wa Aga promoter, amusura mu rugo iwe n'umugore we. Aka ka video muraza kukabona we na Micky bari gusrayinga nk'abantu bahuje umugabo ariko mu bintu batazi, bikaba bizwi n'umwe ariko undi atabizi. Umwe azi ko ari umu best friend wundi, undi we arabizi ko ni uburyo bwo kumwifashisha kubera ko we aba hanze atagira gute, atabona uburyo amusayidira. Ngira ngo muri ko byumva abumva. Use bari kubyumva? Niba reba neza aka video barahabona Micky ndetse n'undi mukobwa bita Ono. Uyu Ono we arabizi neza ko akundanye na Aga imyaka 5. Imyaka 5 ntago ari micyabana. Niwe wakundanye na Aga mbere yuko akundana na Micky. Ko nose Micky na Aga samenye ejo bundi nyuma yasaga Regis. None ibyaka ka video abantu basobanukirwe ko ahangaha Ono yaraje kwiteza inda y'impanga kuri Aga. Ikindi kintu mutari muzi, iyo nda yatwariwe mu rugo rwa Micky. Uyu munsi nyine ubwo bari kureba aka video ni nabwo uyu mukobwa yakuye inda. Ako ka video muraza kubibona ko kasohotse mu kwezi kwa gatandatu, kandi inda y'uwo mukobwa ifite amezi 3 iri gusatira 4. Muraza kubibara neza, muraza guhita mubibona ko hashize amezi 3 avuye muri urwo rugo. No kuvuga Ono yaje nk'umushyitsi muri uru rugo, birangira Micky agize ahantu ajya kubwisha. Nta wamenya, wasanga agara mubwiye ati reka ngutume hano hakurya, cyangwa se bikaza kuba ngombwa ko Micky ajya gukina kwa Kiramani, hanyuma inda igahita yinjira. Ariko ko ibyo ngibyo nta nibirenze mu rugo rwa Aga na Micky. Ngewe njya mbyibazaho biriya bintu, mwa bantu mwe mumbabarire mumbwire, sibyo? Turabizi neza nta ndurivugira ubusa. Micky nta yindi nama twamugira. Ibi bintu ari kwigaraguramo, yivurugutamo ari kwica ejo hazaza he. Ni izina ry'Imana ari kwica ejo hazaza he. Niba ari umukobwa sibyo ushinguye mwiza ufite akazi uzi gukora, akaba ari kwivuruguta mu bintu nk'ibi ngibi, shame kumbabaje ntarakubyaye. Nukuri ko Imana mbabaje ntarakubyaye, noneho bikongera bikambabariza kuri uwo mwana wawe wirirwa wereka ubwo bugoryi. Wamukuye mu muryango aho yari ari yimereye neza, ibintu bya social media atabizi, none ndeberana uje kumuvuguruta muri ayo mabi. Umva wakitonze ukaba umukobwa witonze ko buriya reka nkubwire kizo ikindi kintu utaruzi. Uziko buri mukobwa ari wihesha agaciro. Oya no umuntu wese. Uziko buri utihesheje agaciro nta wakaguha. No umuntu wese. Ese urutekereza ko aba bahungu wirirwa yivuruguta bo bahomba iki? Mbwiza ukuri bahomba iki? Wese ahomba iki? Aragifite. Oya kandi aguma kuri hiti. Igitsina gore mana y'Isiraheli ni nk'ururabo, ni nka dodo utamenyeho amazi. Ariko yabaye mwiza. Nyonapo. Umva kandi nese Onapita naba mwiza. Nese mwajyanga kuri kizura mwana ungana kuri. Yarabyibushye nyine yagaze ubwenge, yaravuze ati muteye inda yahita biba ibibazo, yahita bituma mukwamaho, kandi ntabikeneye nshaka kujya kwikwamira kuri muri Norvège nkigira mu ndege nkigendera. Aravuga ati reka gire gute mugira inama aboneze urubyaro. Nyine azubwenge. Nese Onapo ituma amaguru abyemba kurusha hejuru, ngiye niko mbibona mu mbabarire. Mbona byibushye hasi. Ikigaragara cyo bura niyo nanutsa agira amaguru manini. Nta kabuno. Nyine nikateye no se babihindura hiki. Ase ko abari proud yabyo, ngiye mbona ariko asa nk'umuntu washimye urugo. Oya ni kwa kundi uba uri mu bintu wowe uzi ngo nibyo urimo ko kari katari byo urimo. None ubwo ndi kwibaza Aga naramukasize Micky mwoko abyaramwe no kuntu yahoraga musomagura arayivugira gute. Nyine nicyo kibazo ndi kukubwira, nibiramuka ibyabo hari hagati birangiye.
Miki bizamugora. Use hari undi musore wamujyaho Azamubona. Za Zebederi hano hanze zirahari zikeneye ifoto azazibona. Ariko ikibazo za Zebederi ntabwo ziba zihomba, haba hari guhomba we, kuko buri igitsina gore iyo kitiyubahishije, kubera ko rega igitsina gore igihe cyabo kirangira vuba, ntabwo ari nk'abagabo. Muri uko byagenda kose umugabo ashobora no kugira n'imyaka 50 akiri umujene, ariko nta mugore wagira imyaka 50 akiri umujene, kuko urabizi neza ko nta nkumi isaza na mabuno. Iranzobe Miki muri kumubona rizagera hishire, sibyo? Ari amashagaga afite azagera hashire. Nanone ntabwo twamutega iminsi kimwe nuko ashobora no kubona umugabo imyaka ihoraho agawe mwabona gaseriye nyine impamvu oya ahubwo njyaga mvagaze ahubwo zubwenge agawe afite plan. We mwabonaga ari umugabo uri nyine ndikukubwira afite plan. Icyambere cyo yirirwa muri ari amanjwa. Icyambere cyo aga ni umupromoter. Oya nta promoting. Ni umupromoter ari amanuza bari kugira amagi. Ari amacano abari kuzamura. Ayazamurisha zira prank. Ikintu akora arongera akazigurisha. None se adafashe neza Miki ngo yirirwa musomagura kuri ako karubanda Miki abone ko bari kumwe, ari amacano yayazamurisha iki. Nyine ku ruhande rwaga Miki nakazike. Miki nawe agakamubera iki mugabo nakazi. Ariko uko byamera kose aga nawe mbona nta mugabo murimo. Kizo Impaya. Yes, reka mbasuhuza mbifuriza kugira ibihe byiza mwese mukomeza gukurikira ibiganiro kuri Kizo Impaya. Mbahaye ikaze mwe tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Nge muba muri kumva inyuma ya kamera ni Kizo nk'ibisanzwe. Iyi ni Kizo Impaya. Ntabwo mba ndi njyenyine rero, n'ubundi ngarukanye na mugenzi wanjye Grace. Reka ntangire rero muha ikaze. Grace ndakwakiriye. Urakoze Kizo. Yego umeze neza? Meze neza. Ya twatangiye weekend. Mukanya turajya no mu muganda. Ngeze ngo ugiye kuririmba ya ndirimbo yawa muhungu ngo dutangiye weekend. Ngo ngiye mu kibada urayize? Byamucangiye duniya. Kutagiye mu muganda se? Ya niyo nzira kubera ko ubu ngubu njye gukora ikiganiro vuba kubera ko nta bintu yagombaga kunshika ntacyo nyivuzeho kandi hari icyo nyifiteho cyo kuyivugaho. Ubundi nkahita mbona kujya mu muganda nyine. Ya muganda murabizi ko biri mu bikorwa byo kwiyubakira igihugu cyacu. Kandi buriya hari urubyiruko rwinshi rwiyumvisha ko umuganda ari uw'abakuze gusa, kandi ahubwo bakiyabagisha ko ahubwo umuganda ari uw'urubyiruko, kubera ko urubyiruko nizo mbaraga z'ejo. Oya z'igihugu ntabwo ari iz'ejo ahubwo nyine niko nabyita. Urumva niba abakuze bari kubyina bavamo, nibo rero bakabaye bagira gute ejo bari kwinjira. Ariko ibyo ngibyo ntago ari ibintu byizana, bisaba kubiharanira. No kubiharanira nyine igihugu cyubakwa n'urubyiruko. Usanga rero rimwe na rimwe urubyiruko rwiryamiye, sinakora umuganda ntago bindeba papa arajyayo cyangwa mama arajyayo, kandi ahubwo aribo bagakwiriye kujyayo bakaruhura ababyeyi babo, akaba aribo baruhuka. Gusa nyine ni by'iki gihe nyine. Ati ntabwo ari kujya mu muganda utagize icyo uvuga kuri ino nkuru. Iyi nkuru rero abantu ubwo ndagira ngo bicare batere agatebe, abantu basanzwe bakurikirana ibiganiro byacu. Uyu munsi none tugiye kugaruka ku nkuru twaraye tumenye, ariko we wambwiye ko ngo warusanzwe ubizeho, hari amakuru warusanzwe bifiteho nuko wari watinze kubitangaza. Ni inkuru y'umuntu bita Micky, Aga ndetse na Regis. Hari undi wibagiwemo? Inde? Ono ntago abantu bari bamuzi. Ako mwamumenye? Ntago abantu bari bamuzi. Nari nsanzwe muzi kuri TikTok ariko ntabwo nari nzaha huriye na biriye. Yego. Hanyuma rero injira mu mwandiko. Gusa Kizo nge narakubwiye. Ndakubwira ngo nta kintu kibaho muri iyi si kitagira iherezo. Uko byagenda kose, uko wabihisha kose, jya utegereza iherezo ryacyo kizageraho kigire gute kimenyekana. Nawe muntu udukurikiye, ikintu cyose uzi wahishe mu buzima bwawe, igihe cyacyo nikigera kizasohoka. Ntabwo bibaho ko ikintu ushobora kugihisha ngo birangire kitamenyekanye, ntibibaho. Iminsi y'igisambo harya umva ni nk'itegeko, kubera kuko byagenda kose murabihisha mukabisigiriza, ariko amaherezo bikaza kugira gute bikaza kurangira byamenyekanye. Yego. Ejo iyi nkuru itarasohoka, ejo hashize narakubajije nti ariko iyo ubonye urugo rwa Aga na Miki,
ariko bajye batwihanganira kuba tubavugaho ni uko bagira gute batwiyereka. Ntabwo ngewe naza ngo mvuge ku muntu ari uko ntagize gute atanyiyeretse. Nge mvuga ibyo mba nabonye n'abandi nabo bakavuga ibyo baba babonye kandi nabo bavuga ibyo baba babonye kuko nabo baravuga bafite iminwa yo kuvuga. Narakubajije nti iyo birebye ubona ari umugore n'umugabo, ese biriya bintu iyo birebye ubona wabiha igihe kingana iki? Urambwira uti simbizi. Ndagusubiza nti nge biriya bintu iyo mbibonye mbona nta garanti nabiha. Ibyo byo wabivuze mbere. Sinabikubwiye turi gutera story bisanzwe. Ahubwo ubivuga buri gihe. Buri uko ubonye prank ya Aga na Micky wibaza ikibazo atari ku bundi uyu ni umugore n'umugabo. Aha. Byo birarangiye nimugoroba mu masaa 3. Abantu bose bagiye kubona babona Regis ariteretse. Ku bintu tutamumenyereyeho. Ariko mbere yuko yitereka hari amarushanwa ariho bayita amashirika bayita nguki bya filime bari kuzenguruka mu ntara bari mu ntara bagiyeyo mu Bugesera. hari akavideo ka trendinzi Regis ahereza ikiganza Micky yanga kugira gute kumusuhuza. Akavideo ko ntakabonye sinzi impamvu utakabonye kubera ko nyine bari babihuriyemo kuko bose babihuriramo ari abakinnyi ba filime bagiye batandukanye. Micky yanga kumusuhuza. Regis rero yagiye gukora ikiganiro kwa Emmy. Ni Emmy nende? Ni Emmy ariko sinzi nago icyo kinyamakuru sinzi uko bakita. Emmy? Sinzi uko bakita ntago. Ku Nyarwanda se? Byashoboka. Arangije Regis asaba imbabazi Micky. Aravuga ati ngewe Micky ambabariye byanshimisha. Micky arangije ajya ku isimbi aravuga ngo Regis hashira n'imyaka 20 kugira ngo nibagirwe ko yavuze ko ari nge wafungishije mama. Bivuze ngo nta kumubabarira biri hafi kurimo. Atari kuzi kugira ngo umuntu agushyiraho ko wafungishije mama wawe abantu mu muhanda bajye bavuga ngo dore wa mwana wafungishije nyina kandi ibyo bintu ntabiriho. Ariko mwibuke ko Regis ariwe wazanye mu mihanda nde Micky. Wibuke ko bakundanye. Mujye mumbabarira nimukazajya mwumva uruhande rw'umwe sibyo? Nago Regis ari umuntu ushobora kuza ngo yandike avuga uti Micky ngiye kumubeshyira ibi nibi. Tujye tuvugisha ukuri abantu bakundana bafite ibintu byinshi baganira. Oya bakundanye. Ndiko bivuga muri uwo mwanya byaba birimo. Okay. Bafite ibintu byinshi baganira hahandi bitewe nuko wenda buri umwe bafite icyo akeneye ku wundi ageraho akimeninda akanavuga nibigize gute nibidakwiriye. Yego. Urugero Micky ashobora kuba yarari mu mimerere imugoye bitewe nuko umugabo bari barabyaranye yaragiye Zambia afite uruhinja. Ni Zambia ni Mozambique. Ni Mozambique. Ibintu bizaramucanze. Hanyuma mu gihe rero yitombereye Regis w'umusitari nk'umuntu yafanaga cyangwa se nk'umuntu yarebaga ibikorwa bye akavuga ati reka ngende mubwire ukuri kwanjye kose bitewe nuko mfite agahinda ahari yagira gute yamfasha. None Micky havuga ko biriya bintu Regis yaje akavuga yabeshyaga. Nge ntago nabyemera ko yabeshyaga. Ahantu nabyemera ko yabeshyaga kereka nzi neza ko batigeze bagira gute bakundana. Oya ikigaragara cyo ubwiwe yatanze urugero aravuga ngo muzabaza umukada ati umukada biriya bintu byose avuga arabizi. Umukada niwe wafashe Micky amushyikiriza Regis sibyo? Urukumva ni hahande nyine urusyo ruba rukwituyeho ibintu bikagira gute bikagucanga. Okay Grace wenda ibyabanje saga zabanje zo abantu barazizi ibyo narindiciyemo kugira ngo ngire gute tugere ku by'uyu munsi kugira ngo nkomerezeho. Yego. Urumva Micky ajya kwa Sabe ku isimbi yari yajyanye n'umugabo we. Oya n'incorekeye. Reka tubivuge gutyo nyamuneka. Oya n'incoreke nabo babyemeye. Rindira turageraho. Ibyo nabyo tuze kubyemeza. Wamba bari iki kiganiro ko nshaka kugitatura ko. Noneho nkureke. Babajyanye ku isimbi barashoreranye nk'imisuri igiye kona. Babagezeyo. Ariko hanashinja abanyamakuru bababaza. Kuki gihe cyose iyo mugiye kubaza ibibazo Micky kuki muhita mugusha kuri Regis ni muntu ki kuri Micky? Ese Micky we ni muntu ki kuri Regis ku buryo ibintu byabo bitageraho ngo birangire ku buryo igihe cyose yaba ari mu mahoro nta bibazo bafitanye
yaba ari mu bibazo bafitanye bamubazaho Regis. Mbwira impamvu cyangwa impamvu urabifite. Impamvu bishatse kuvuga ko content ya Micky ni Regis. Bishatse kuvuga ko igihe Micky atazabona ibintu avuga kuri Regis, imihanda azagira gute, azayivamo. Yego. Agana we abari mamatuye ati kara nakagiki na agahungu. Ati kara agahungu abaragasuzuguye kandi ariko kagize gute, kamutanze mu kibuga. Uritora wowe ukita umuntu ngo ni agahungu ariko akabanjije gusasanura umugore wawe, aho wagakwiye kumwubaha. Nani soni niwe wagutanze mu kibuga, niwe wabanjije kubyumva uko bimeze, wowe uri kurya imisigarizwa ntabyo uzi. Kushayisho biziransetsa bana yanjye ari gihe nyakigera mwumva ndasetsa. Regis akoze ikiganiro afite envelope. Njyewe nyimara kubona envelope natekereje ntese Regis hari amasezerano yaba yaragiranye na Micky tugiye kumenya. Regis se ni impapuro mama wa Micky yamwandikiye yamwoherereje. Nase nekereza ibintu byinshi envelope atarayifungura. Envelope akimara kuyifungura ati aga promota wateye inda y'impanga, uwo mukobwa wateye inda aherereye muri Norvège. Ari Norvège ya Nyamirambo, nyamuneka munyumve neza. Ni muri Norway, Norvège, hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Siko nabonye karaga kobwa ari nakagufiya. Ya ntacyo bivuze. Kuko buri muntu wese afite ibyo akundira umuntu. Ko ntabwo ari keza nanone nka Micky. Micky ariko nawe afite ukuntu ateye bya samforume, ariko nabyo twaje kumenya impamvu yabyo. Ngafite impamvu yajyaga yirata. Akasha Micky wajya uvuga uziga wa mwana w'umukobwa we, wajya ugira ahantu ugarukiriza ko ntawe umenya aho ubwira ageze. Ibintu byose ahora yasamye, sintamubona ari seri. Nde Micky se? Ibintu byose ahora yasamye. Ariko akunda akazi, ibyo mwagira byose akunda akazi. Akunda akazi ariko buryo gakoramo ntago bihwitse. Ariko mugira ngo umuntu amere gute? Ananutse ngo reka dukomeze ngo arabyibuye. Ati wateye inda y'impanga azana ibizibiti turabibona. Itariki ukuntu yabyemeye, ariko akantu kaje kwisobwamo nyamuneka mu mbabarire mwitegereze iyi video. Micky ari kumwe n'uyu mukobwa witwa Ono mu kwezi kwa gatandatu kandi iyi nda ifite amezi 3. Uyasobanura neza ibyaka ka video. Aka ka video naho Ono yari yabasuye mu buryo bw'uko Ono ari best friend wa aga promoter. Amusura mu rugo iwe n'umugore we. Aka ka video muraza kukabona we na Micky bari gusrayinga nk'abantu bahuje umugabo ariko mu bintu batazi, bikaba bizwi n'umwe ariko undi atabizi. Umwe azi ko ari umu best friend wundi. Undi we arabizi ko ni uburyo bwo kumwifashisha kubera ko we aba hanze atagira gute atabona uburyo amusayidira. Kugira ngo muri ko byumva abumva. Use bari kubyumva. Nibareba neza aka video barahabona Micky ndetse n'undi mukobwa bita Ono. Uyu Ono we arabizi neza ko akundanye naga imyaka 5. Imyaka 5 ntago ari micyabana. Niwe wakundanye na aga mbere yuko akundana na Micky. Kono se Micky naga samenye ejo bundi. Nyuma yasaga Regis. None ibyaka ka video abantu basobanukirwe ko ahangaha Ono yaraje kwiteza inda y'impanga kuri aga. Ikindi kintu mutari muzi, iyo nda yatwariwe mu rugo rwa Micky. Uyu munsi nyine ubwo bari kureba aka video ni nabwo uyu mukobwa yakuye inda. Ako ka video muraza kubibona ko kasohotse mu kwezi kwa gatandatu kandi inda y'uwo mukobwa ifite amezi 3 iri gusatira 4. Muraza kubibona neza, muraza guhita mubibona ko hashize amezi 3 avuye muri urwo rugo. No kuvuga Ono yaje nk'umushyitsi muri uru rugo, birangira Micky agize ahantu ajya kubwira shaka. Nta wamenya wasanga agara mubwiye ati reka ngutume hano hakurya, cyangwa se bikaza kuba ngombwa ko Micky itajya gukina kwa Kiramani hanyuma inda igahita yinjira. Sibyo ko ibyo ngibyo nta nibirenze mu rugo rwa aga na Micky. Ngewe njya mbyibazaho bira bintu mwabantu mwe mumbabarire mumbwire. Sibyo turabizi neza
icyumba n'umugore n'umugabo ni ntavogerwa uko baba bameze kose, baba bakene baba bakire baba bameze gute, icyumba cy'umugore n'umugabo ni ntavogerwa. Tuzi abantu benshi bakora amavlog cyangwa se bakora amaprank cyangwa se ubuzima bwabo babushyira kuri kamera. Tuzi ba Mico the Best bakoze amaprank, tuzi ba Bahavu Jeanette bakoze amaprank, tuzi ba Buryohe bakora amaprank, bakrema n'umugore bakora amaprank. Mumbabarire mumbwize ukuri, muri abo bantu bose mfite ninde mwari mwabona mu buriri bwe? Mumbwize ukuri, ninde mwari mwabona mu buriri bwe? Ako Buryohe twabonye amakariso y'umugore. Amakariso ni ikintu gisanzwe. Kuki batarabereka mu buriri bwabo n'umunsi wa rimwe? Harubwo muhazi? Ura ntago bari sawa. Igitanda cyabo murakizi? Ubwo ntago bari sawa. Ariko ikintu kinyereka ko hagati ni ya Micky na Aga ari uko buri wese abakeneye mugenzi we mu nyungu z'iki z'akazi. Nukuntu icyumba cyabo bahora bakidarapa guhera kwa mbere kugeza ku wa nyuma kandi bitwa ngo umugore n'umugabo. Ntago bira bintu bibaho. Na Bibiliya ubwayira bivuga ati icyumba cy'abashakanye kigire gute cyubahwe. None Micky ni uruhinja, Aga ni uruhinja bakutamenya ko icyumba cy'abashakanye kigomba kubahwa kigahora ku gasozi, kigahora kuri social media. Barashakanye ko bibanira gutyo, nge nkeka ko uko baba babana kose. Iyo bavuze icyumba cy'umugore n'umugabo nuko baba barasezeranye. Uko baba babana kose. Uko baba babana kose, yaba batarasezeranye yaba barasezeranye, pfa ko baba ubwabo baravuze bati tugiye gushinga urugo turi umugore n'umugabo. Wibuke ko icyumba cy'umugore n'umugabo ariho hagira gute hubakirwa urugo kandi akaba ariho habera amabanga y'abashakanye. None Micky na Aga kuki icyo cyumba bagira gute bakidarapa bakagikiniramo n'amaprank? Impamvu rero ngiye impamvu nagusubiza nuko ntayihari, nuko atari umugore n'umugabo nakazi barimo. Nyakazi kandi ntabwo uzatinda kubibona. Oya kandi babinyeretse. Oya wenda ibingibi nagaciyemo kuko Aga mu kwezi kwa kabiri ku tariki ya mbere agomba kuzafata indege akerekeza Norvege. Asiga umugore. Micky umugore koko yamufungishije ko ari nawe muri kubona uramubyibuho arya kuruta abandi se, ariko ubona uramubyibuho kugira ngo batabyarana kubera ko yarazi neza ko yateye inda y'impanga. Abahungu sha ndigize amezi 3 uko byagenda kose urupapuro twabwiboneye yaranditse ari gusaba visa yuko agomba kujya gusura umugore we yegereje igihe cyo kubyara kugira ngo umufashe mu myiteguro yo kubyara. Ariko se ko twashyushye ko mwashyushye musanze uwitwa Micky nawe ibyo bintu yarasanzwe abizi, mwabigenza ute? Ntago yarahabizi. Ni urugero nande se ko ubona ko bahora baba bari kumwe, ukeka ko Aga yapanga gahunda akarinda hajya kwa prayinga visa Micky akabizi. None se ngo reka nkubaze ikibazo, ubaga ahantu hose abari Micky bahari cyane niko bizi yabira nibyo bakwereka. Ndetse ntabwo ashaka kumubwira ati ngiye ahantu hataza hagiye. Ese ubundi ni ngombwa ngo asabe visa amwereka ko ari umugore azabasanze? Nta nubwo ashobora no kumwereka ko akeneye kuzajya gukora ibindi bintu runaka. None se reka nkubaze gusa reka nkubwize ukuri, dore impamvu atari nta nduru ivugira ubusa, sibyo? Nta nduru ivugira ubusa. Micky nta yindi nama twamugira. Ibi bintu ari kwigaraguramo yivurugutamo ari kwica ejo hazaza he ni izina ry'Imana ari kwica ejo hazaza he. Niba ari umukobwa sibyo ushinguye mwiza ufite akazi uzi gukora akaba ari kwivuruguta mu bintu nk'ibi ngibi, shame kumbabaje ntarakubyaye. Ni ukuri ko Imana mbabaje ntarakubyaye, noneho bikongera bikambabariza kuri uwo mwana wawe wirirwa wereka ubwo bugoryi. Wamukuye mu muryango aho yari ari yimereye neza, ibintu bya social media atabizi, none ndeberana uje kumuvuguruta muri ayo mabi. Umva wakitonze ukaba umukobwa witonze ko buriya reka nkubwire kizo ikindi kintu utaruzi. Uzi ko buri mukobwa ari wihesha agaciro. Oya ni umuntu wese. Uzi ko buri utihesheje agaciro nta wakaguha. Ni umuntu wese. Ese urutekereza ko aba bahungu wirirwa bivuruguta bo bahomba iki? Mbwiza ukuri bahomba iki? Wese ahomba iki? Aragifite. Oya kandi agomba kuri hit. Igitsina gore Mana y'Isiraheli ni nk'ururabo
ni nka dodo utamenyeho amazi ariko yabaye mwiza nyonapo umva kandi nese onapo ituma naba mwiza nese mwajyanga kurikiza uriya mwana ungana kuriya yarabyibushye nyine yagaze ubwenge yaravuze ati muteye inda yahita biba ibibazo yahita bituma mukwamaho kandi ntabikeneye nshaka kujya kwikwamira kuri muri Norvege nkigira mu ndege nkigendera aravuga ati reka agire gute mugire inama aboneze urubyaro nyine azi ubwenge nese onapo ituma amaguru abyimba kurusha hejuru ngiye niko mbibona mu mbabarire mbona byibushye hasi ikigaragara cyo bura niyo nanutsa agira amaguru manini nta kabuno nyine nikateye no se babihindura hiki ase ko abari proud yabyo ngiye mbona ariko asa nk'umuntu washimye urugo ni kwa kundi uba uri mu bintu wowe uzi ngo nibyo urimo koko ariko atari byo urimo none ubwo ndi kwibaza agana aramukasize Micky mwoko abyaramwe n'ukuntu yahoraga musomagura live agira gute nyine nicyo kibazo ndi kukubwira nibiramuka ibyabo hari hagati birangiye Micky bizamugora use hari undi musore wamujyaho azamubona za zebederi hano hanze zirahari zikeneye ifoto azazibona ariko ikibazo za zebederi ntabwo ziba zihomba haba hari guhomba we kuko buri igitsina gore iyo kitiyubahishije kubera ko rega igitsina gore igihe cyabo kirangira vuba ntabwo ari nk'abagabo muri uko byagenda kose umugabo ashobora no kugira n'imyaka 50 akiri umujene ariko nta mugore wagira imyaka 50 akiri umujene kuko urabizi neza ko nta nkumi isaza na mubuno iranzobe Micky muri kumubona nizagera hishire sibyo ari amashagaga afite azagera hashire nanone ntabwo twamutega iminsi kimwe nuko ashobora no kubona umugabo imyaka ihoraho agawe mwabona gaseriye nyine impamvu ahubwo njyaga ndamvagaze ahubwo azubwenge agawe afite plan we mwabonaga ari umugabo uri nyine ndi kukubwira afite plan icyambere cyo abayirirwa muri ari amanjwa icyambere cyo aga no umupromoter oya nta promoting no umupromoter ari amanuza bari kugira amagi ari amacano aba ari kuzamura ayazamurisha zira prank ikintu akora arongera akazigurisha none se adafashe neza Micky ngo yirirwa musomagura kuri ako karubanda Micky abone ko bari kumwe ari amacano yayazamurisha iki nyine ku ruhande rwaga Micky nakazike Micky nawe agakamubera iki mugabo nakazi ariko uko byamera kose aga nawe mbona nta mugabo umurimo niko bibona wenda kubera kuri umugabo mugenzi we urabibona impamvu mvuga ko nta mugabo umurimo mu by'ukuri nimba koko yaba afite gahunda yuko yabana nuriye oya aga yaba umugabo nta mugabo oya aga yaba umugabo reka nkubwire ahubwo biriya abirimo mu buryo bwo gusunika iminsi kugira ngo abone ukuntu yisangira uriya mukobwa muri Norvege ako sura uwo mukobwa nawe ntato ako rero abakobwa sinzi ukuntu rega ariko unashobora no kugerayo yamara kubyara agahita mukwepa ubu nyine tuvugisha ukuri ubu waba uri umukobwa wari ugize amahirwe yo kuba wabona opportunity yo kujya hanze y'igihugu guhiga ubuzima cyangwa kwizamura mu bundi buryo ni gute washagarira umugabo ubona wirirwa ku maprank nk'areya wirirwa asomana ariko nimuza gusura platform yiwe murabona ko hari utuntu twinshi yagiye amucyuriramo ngo nta rukundo rwa nyarwo agira nyine nawe bira bintu bizamika iyo ugiye kuri ntuza ya ono biramubabaza ubona ko nyine bimutera agahinda ariko nyine akabura ukundi kuntu abigenza asha mbareka nkubwize ukuri aga naramukataye Micky shaka byamera kose ari ikizahinduka hoya bizahinduka ariko nanone azabona undi birirwa bakina na biriya ntago yamubura ako se buriya Micky nta kuntu ashobora kwigira inama ku mugani akamera nk'abanyambo n'inshuti ze zamucitseho buriya Micky abaye bize nta nubwo mwamukira muri sinema nyarwanda azi gukina afite impano icyo kiracyemera ndabyemera ariko impano ye yirirwa yikiniramo ayikiniramo mu buryo bw'abagabo by'abasore nta mugabo subundi bira nibi cyabarimo uzi ko njye bira niyo mbirade mbona ko nta hantu bitandukanye n'uburaya gusa uyu munsi wari uri kuri uyu ejo wagiye kuri uyu ako samaze kujya kubangaye kuriya yaje aga yaje akavuga ngo ni mubyara we akwibuke ko ese wamura babanye atansiyo aho abagabo batatu abagabo batatu rukumva ari bakeya none hibaza abo bagabo batatu muba mwarabanyeho mu nzu uko rego na regisi ntago nabihakana ko batabanye oya barabanye abo bagabo batatu bose muba mwarabanyeho mu nzu urumva none hibaze na babandi bo ku ruhande ariko iyo yakunze yimariramo umwana kiba cyarabaye shikareta aracyari umwana
20 araumva nabihamye nkabyemeza ko akiri umwana, haba mu myaka uracyari umwana, haba no mu bitekerezo uracyari umwana, kuko nta muntu mukuru ushobora kwirirwa yigaragurana n'abasore ku karubanda gutyo, ntibibaho. Ubushize twabonye papa w'uriya mwana aza yaraje ndetse bitangira no kuvugwa ko ngo aje kureba umwana we. Buriya papa buzi ikintu se agiye gukora, papa wa Mona buriya yaramwihoreye, ahubwo we kinazakora azaregera imyaka 7, kubera ko umwana yemerewe kuba yajya mu biganza bya papa afite imyaka 7. Buriya nta kintu na kimwe bamumarira, nyine wamurara babaje kuba yirirwa abona biriya bintu, ejo nagenda azabona undi. Regis nawe ko yavuze ko ngo akimukunda, agikunda Micky. Yabivuze ko amukunda mu buryo busanzwe, ntago amukunda mu buryo bw'uko yamubera umugore. Ariko ikigaragara cyo Regis nawe yari yaramukunze bya nyabyo, yari yaramukunze nyine. Ngo rero aho yaciye ntihacu urwango, bashobora kongera bagasubirana nyuma yuko agiye. Simbizi nawe wamenya bazakataza, ariko ngiye ibintu nkabirandabira nkabona nta garanti. Nanone Regis nta garanti nabiha rwose. Nakwine nako bawubanye neza. Nta garanti nabiha. Hayo. Anega Sabera mubajije. Ngese ngo muri gutekereza kuba mwabana byanyabyo nyine mwarasezeranye. Ngo gerega ngo gane umugabo wanjye ngo ndamwemera. Ngo kandi mutarasezerana. Ngo nyine ngo ubu ni umugabo wanjye, ariko nidusezerana azaba umugabo wanjye cyane. Ngo ubu ni umugabo wanjye buhoro. Icyo gisubizo kibaho subwo. Ngo ubu ni umugabo wanjye buhoro, ngo ariko nidusezerana azaba umugabo wanjye cyane. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo iyo agakungu gashize kayora ivu. Ubwo rero kadutegereze. Gusa Micky twamumenyeshaga ko nta nkumi sazana amabuno, ibyo akora byose yibuke ko ejo azasaza niki. Yego gra ndakeka rero hano twashyira akadomo. Ubwo abantu baba babyumvise, niba byumva hano ntago bazatinda kubibona. Byumvikane neza ko urugo rwa Agana Micky bajyaga babona ku mbuga nkoranyambaga, urwo rugo nta rugihari, kubera ko urugo shamujyamo ubundi ngo murazizi. Arabwo Aga yafashe Micky amushyira muri onapo kugira batazabyarana, arangije ajya gutera inda hanze mu gihugu cya Norvège. Noneho ikintu kinatangaje yamuciye inyuma mu nzu ye mu cyumba cye. Umva garareka tugane ku musozi, sibyo?